Ni mu masaha y'igitondo, Michel rero azinduka nyine agiye ku ishuri, gusa nyine agerayo yakererewe, mwarimu yatangiye kwigisha, yinjira mu ishuri yihuta cyane, ibyunzwe byamurenze kubera urugendo aba amaze umwanya akora n'amaguru. Mwarimu akimukubita amaso ati hagarara aho ngaho ugira vuba, ntabwo nababwiye yuko mutagomba gukererwa mu isomo ryanjye? Urabona ukuntu uri kubira ibyunzwe wagira ngo uri igisimba neza neza, ariko ubundi wowe uba uvuye hehe? Niyo mpamvu rwose ngiye ntajya nkunda abantu baza kwiga kuri kino kigo bigira kuri buruse, kubera ko nyine baba bifata ukuntu kudasobanutse. Ntuzongere gukererwa mu isomo ryanjye habe n'umunsi wa rimwe, cyangwa se nzavuga iyo buruse bayikwambure. Iki rero kiba ari ikigo kigaho abana b'abakire gusa nyine, uretse uyu mwana uba wiga muri iri shuri uba wishyurirwa na leta, abandi bose nyine baba baturuka mu ngo rwose zigiye zikomeye. Hanyuma rero uyu mwana we nyine kubera ukuntu aba ari umwana w'umukene cyane, we nyine uba ubona atisanzura ku bandi bana, nta nshuti aba agira, nta n'umwe uba ujya amuvugisha, ndetse bose baba bamugendera kure. Aba nyine ibintu byose abikora ari wenyine, haba gufata amafunguro, haba gukina, haba mbese ibintu byose aba abikora ari wenyine, kuko nyine nta wundi muntu n'umwe baba bahuje ubushobozi hano hantu aba yiga. Ahita atambuka rero maze akicara nyine, gusa aba ababaye kubera ukuntu mwarimu bamusebeje imbere y'abandi banyeshuri. Naho rero ku rundi ruhande, Roy we na Daffy nabo nyine ni abanyeshuri biga muri iyi kaminuza, bo rero baba bari kwiganirira nyine, nubwo bataba bicaye ku ntebe zimwe ariko baba bibereye mu biganiro, cyane cyane ko baba banakundana, baba rero ari abana b'abakire cyane nyine. Amasomo ararangira rero maze bagataha. Roy aba ahagaze nyine imbere y'ikigo, ahagaze ku modoka arindiriye mushiki we ko ari buze, kuko baba biga ku kigo kimwe ariko batiga mu mwaka umwe. Maze agahita abona Daffy araje, ahita amusaba rero ko yaba agumye aho maze bakaba baganira. Baba rero bari gutera story, maze mushiki wa Roy akaba araje. Roy ahita atangira kumukora mu mutwe ati ariko ubundi ibi bisatsi byawe biba bifunze bite? Naho rero mushiki we ati ariko wajya undeka, kubera iki uba uri kumbangamira? Njyewe ubona ndi umubebe bakora mu misatsi? Uyu mushiki we rero ahita yindukira akareba Daffy, maze agahita amubwira ati Daffy ati rwose ati Roy ni musaza wanjye, ariko ukuntu ambangamira mba nibaza wowe rwose ukuntu mubanye n'ukuntu ubasha kumwihanganira. Daffy rero ahita aseka ati hoya, ntabwo rwose ari ngombwa kumwihanganira, kubera ko Roy ni umusore mwiza nyine kandi ni umwana mwiza cyane, uzi ko njye atajya ambangamira. Naho rero uyu mushiki wa Roy atumva ati ubwo nyine ni kwa kundi bavuga ngo urukundo ni impumyi, ubwo wowe wabona kubangamira ntubimenye nyine kubera ukuntu mukundana, ariko ngewe rwose mba mbona nzonga. Roy rero ahita abaza Daffy ati none se ko tugiye nyine waje nawe tukagutwara? Naho Daffy ati hoya, nimwigendere nta kibazo, nanjye uwo mushoferi wanjye rwose ari hafi kungeraho. Bahita rero bajya mu modoka maze bakagenda, gusa nyine Michel we rwose asohoka mu kigo nyine yiruka cyane, buri gihe aba agenda yiruka ari kugenda n'amaguru. Uyu mukobwa rero Michel aba afite ibibazo byinshi rwose, aba afite mama we nyine ubana n'ubumuga bwo kutareba, kandi aba afite barumuna be babiri aba agomba nyine kwitaho batoya. Niyo mpamvu akererwa ishuri buri gitondo, kuko nyine aba agomba gukora imirimo yo mu rugo, ndetse kenshi cyane akajya no gucuruza nyine amandazi kugira ngo abone amafaranga aza guhahira barumuna be ndetse n'uyu mubyeyi we rwose uba utareba. Niyo mpamvu rero anataha yiruka cyane, nabwo nyine aba agiye kujya gucuruza amandazi ndetse no kwita kuri uyu muryango we rwose uba utishoboye. Daffy rero agera mu rugo maze akajya mu cyumba cye, ahita yigira ku mbuga nkoranyambaga. Sinzi ukuntu rero agwa kuri paje rwose y'umumama nyine uba ucuruza amasakoshi meza cyane, arayareba maze akayakunda, gusa aba ari amasakoshi ahenze kuko imwe igura ibihumbi 150. Naho rero Daffy ahita ahamagara nyine uyu mumama akamubwira ati nari ndi kureba nyine kuri paje yanyu, maze mbona isakoshi nziza cyane ya marike rwose nziza kandi ndayishaka, ndibaza niba ariya mafaranga yanditseho nyine aricyo giciro cya nyuma mutagabanya. Uyu mumama rero ahita amubwira ati we ntabwo tugabanya nyine nayo. Naho Daffy agahita amubwira ati ntugire ikibazo, ndaza kuyakoherereza kuko rwose iyi sakoshi nayikunze. Aba rero akiri kuvuga ibi, maze nyine umukozi wabo akaba yinjiye mu cyumba cye aje kubika imyenda, arabanza agahagarara umwanya, maze Daffy akabona ko uyu mukobwa nyine yamwumvise ibyo yavugaga byose, ava kuri telefone
maze akabwira uyu mukobwa atumva rero nkubwire ntukinjire mu cyumba cyanjye udakomanze. Naho uyu mukobwa ati nari nzanye imyenda yawe kuyibika. Dafi ati wumvise iki mu bintu byose navugaga? Uyu mukobwa uzi ubwenge cyane ati nta kintu na kimwe rwose numvise. Dafi ati nyine nizere ko ntacyo wumvise, kubera ko nugira icyo uvuga nugira icyo ubwira mama urabizi uwo munwa nzawushyiraho supaguru ntabwo uzongera kuwubumbura ukundi. Uyu mukobwa ati humura rwose nta kintu na kimwe nigeze numva. Dafi ati nsohokera mu cyumba gira vuba. Gusa nyine uyu mukobwa we rwose aba yamaze kumva ko nyine uyu mwana ashaka kugura isakoshi ihenze cyane kandi agaciro k'amafaranga nyine ataba afite byanze bikunze. Umunsi wakurikiye rero Dafi nyine asanga mama we muri salo, maze akamubwira ko rwose hari ibikoresho by'ishuri byinshi akeneye, harimo ibaga y'ishuri, harimo amayiniforume ko rwose amayiniforume ye yacitse ndetse n'inkweto. Naho mama we ati ariko sinakuguriye iniforume ejo bundi. Dafi atoya rwose mama zarashaje ntabwo zikinkwira kandi nkeneye noneho peya nyinshi ku buryo nyine nzajya nzisimburana abandi bana batazajya banseka ngo nambara iniforume imwe umwaka wose. Mama we arabyitegereza maze akabwira Dafi ati ariko rwose ibi bintu ni byinshi, ibihumbi 150 byose koko ku bikoresho kandi narakuguriye ibindi ejo bundi ugiye gutangira. Dafi ati nyine ndabishaka mama ndabikeneye rwose. Naho rero mama we ahita amubwira ati nta kibazo rwose mwana wanjye, amafaranga ndaje nyashyire kuri konti yawe maze nyine uze kubyishyura byose. Dafi rero ahobera mama we ati urakoze cyane, ubundi niyo mpamvu rwose ngukunda mama, ukuntu nyine unyumva n'ukuntu unyitaho. Dafi rero ajya mu cyumba gatoya maze wa mukozi wari hafi aho yumvise ibyo bavugaga byose agahita aza akegera mama wa Dafi ati ariko rwose mabuja ndagusaba ko wakwitegereza neza iyo lisite maze ukareba niba ibintu ugiye kwishyura koko bikenewe. Aba yabuze aho ahera amubwira yuko umwana we rwose atari bugure izi niforume ahubwo aya mafaranga ari buze kuyigurira ya sakoshi nyine yari ari kuvugana n'umuntu ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mwana w'umukobwa nyine uba ukunda ibintu bihenze cyane aba abeshya umubyeyi we dore ko ari na mama we wenyine aba afite kugira ngo nyine abone amafaranga yo kugura ibintu byo kuza kwiyemera ku ishuri nyine ngo yemeze abandi ko ari we mwana wo mu bakire nyine uhambaye. Gusa nyine uyu mukozi atangira kubibwira nyine mama wa Dafi maze Dafi akaba aragarutse amureba ikijisho maze nyine uyu mukozi agahita abwira mama wa Dafi ati nari nje kubabwira yuko ameza narangije kuyategura. Ntabwo aba agikomeje nyine kumusobanurira impamvu ari kumubwira ngo arebe neza iyo lisite. Dafi rero ahita abaza mama we ati none se uriya mukobwa yari ari kukubwira ngo iki? Naho mama wa Dafi ati ni kwa kundi nyine aba afite impungenge, yambazaga niba rwose ibintu ngiye kukugurira byose bikenewe, gusa nyine ibyo umwana wanjye ashaka ngomba kubimuha. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'umugoroba, mama wa Royi amutuma nyine muri karitsiye ba Michelle baba batuyemo. Royi rero aba ari kugenda nyine abaza mama we aho ari bugenda anyura, maze yajya kubona akabona Michelle ari gucunga nyine umubyeyi uri mu kagare. Michelle kandi aba acyambaye nyine iniforume kandi yabashize umwanya munini rwose batashye. Naho rero Royi ahita avuga ati uyu se wa mukobwa wo ku ishuri wacu gute se acyambaye iniforume iki gihe, ahubwo se kuki ari gucunga uriya muntu ninde? Naho mama ahita amubaza ati uri kuvuga ngo iki? Royi nyine uba uri kuri telefone ati mama ati ntabwo ari wowe nabwiraga ahubwo ni umuntu nari ndi kubona, ariko nyine nta kibazo wowe nyandikira iyo lisite y'ibintu byose ukeneye kuri telefone maze uyinyoherereze ndabikugurira. Ava kuri telefone rero maze akitegereza cyane Michelle uba rwose ari kugenda acunga mama we mu kagare. Royi rero atangira kwibaza kuri uyu mukobwa ati uyu mukobwa se ataha muri izi karitsiye, dore ko rwose iba ari karitsiye nyine imeze nabi cyane. Arakomeza rero akamureba maze yajya kubona akabona nyine binjiye ahantu rwose hadasobanutse, kiba ari igipangu nyine gishaje cyane ndetse mo imbere harimo utuzu tumeze nabi. Royi arahagarara maze akitegereza nyine, gusa nyine arongera agahita ava hano agakomeza akajya aho bari bamutumye kubera yuko ntabwo abiha umwanya munini. Gusa nanone ababona nyine inkuru y'uyu mukobwa ishobora kuba itangaje. Umunsi wakurikiye rero nanone mu gitondo nyine
Michelle arabyuka maze agategurira amafunguro nyine mama we ndetse n'aba barumuna be, ajya ku ishuri nanone yakererewe maze akongera agasangamo wa mwarimu nyine wabigishaga kuko ari we wari uri kubigisha muri iyi minsi, maze uyu mwarimu arongera akamuhagarika noneho akamusomera cyane, atari ku wundi ntabwo wumva, kubera icyo umuntu akubuza ntiwumve uhora wiyegisikiza ariko nyamara ntabwo ubihindura. Sinumva rwose ikibazo ufite, niba udakeneye kwiga hano wazabiretse ko n'ubundi ari buruse ya leta, ubundi wakabaye wiga nyine ku kigo ushoboye. Iki kigo ntabwo kigaho abantu nyine bameze nkawe. Naho rero uyu Michelle asaba imbabazi ariko nyine abandi banyeshuri ubwo baba bari kumureba maze nyine bagaseka. Mwarimu rero noneho kwihangana nyine biranga maze akamupfukamisha mu ishuri amurebesha kuri taburo ati pfukama umanike amaboko kugeza igihe ndi bumare kwigishiriza. Royi rero aramwitegereza maze rwose agahinda nyine kakamwica kubera ko aba yaratangiye kubona ko uyu mukobwa ashobora kuba afite inshingano nyinshi aribyo bituma kandi anakerererwa. Uyu munsi rero amasaha yo gutaha aragera maze Royi na mushiki we bagera nyine imbere y'igipangu, baba bategereje ko umushoferi wabo azana imodoka kugira ngo batahe. Royi rero areba mu muhanda agahita abona Michelle nawe arasohotse ari gutaha. Royi ahita abwira mushiki we ati ndakwinginze mbabarira, hari ahantu nshaka kujya none ihangane maze rwose uyu munsi utahane na Dafi. Naho mushiki we ati ndashonje cyane ndihuta rwose kandi Dafi hari igihe ajya atinda. Royi ati ndakwinginze bimfashemo, hari ahantu rwose nkeneye kunyura. Mushiki we ati ubwo se aho hantu h'ingenzi ushaka guca mbere yo kuntahana ni hehe? Naho Royi ati hangane nyine sinahakubwira gusa rwose mbabarira unyumve. Abona rero mushiki we atari kubyumva maze agahita agenda yiruka nyine agahita amubwira ati urakoze kuba unyumvise, gusa nyine ndaza kukugurira ka gashokora kawe ukunda wihangane. Naho mu kanya mushiki we nyine nta yandi mahitamo aba agomba gutegereza Dafi maze bagatahana. Naho Royi ahita afata nyine ya modoka maze akabwira umushoferi ati nta kibazo igendere uyu munsi nditwara. Ahita rero agenda maze agakurikira nyine Michelle ahantu hose aba ari kunyura, aba ashaka kumenya nyine ngo uyu mukobwa mu by'ukuri akora ibiki. Ajya kubona rero akabona Michelle nyine aragiye ahantu, hari ahantu yajyaga asiga nyine mama we, aragiye aramufashe maze aramuzanye, aragiye nyine yinjiye muri cya gipangu nanone. Ntabwo rero noneho rwose Royi ava hafi aha ngaha arakomeza agaparika imodoka nyine akareba ibibera hano. Bamara kugera mu rugo rero maze nyine Royi akabakurikira ariko akaguma kure nyine inyuma y'igipangu akajya arungurukira mu rugi ibintu baba bari gukora. Ajya kubona akabona nyine Michelle aragiye atangiye nyine kubategurira amafunguro, ubundi agafata imyenda agafura, arabyitegereza akabona ko nyine hari abana babiri ndetse hari n'uyu mubyeyi uba atareba Michelle agaburira rwose ari kumutamika. Royi rero iyi bintu biramubabaza cyane maze agahita asubira mu modoka ati rwose noneho mbonye impamvu uyu mukobwa ahora akerererwa, ni ukuri uyu mukobwa afite ibintu byinshi rwose byo gukora. Royi rero agera mu rugo maze bakajya ku meza nyine abari mu masaha y'ijoro batangira gufata amafunguro. Royi ntabwo akora mu mafunguro baba bamuteguriye, aba ari gutekereza ibitekerezo byagiye kure rwose ubona adahari. Mama wabo rero atangira kubabwira ati ese ubu noneho ko mugiye gusoza amashuri murimo rwose mu mezi ya nyuma yo gusoza kaminuza, noneho tuzatemberera hehe? Umukobwa we ati ndumva nshaka ko tuzajya i Londres. Naho rero mama we ati numvaga nshaka ko tuzajya i Paris. Naho rero umukobwa we ati reka tuzahajye hose. Mama wabo rero ahindukira ajya kureba Royi ati wowe utari gutanga igitekerezo nta hantu wumva nyine wifuza ko twazajya by'umwihariko? Maze agasanga uyu musore rwose yatwawe ntiyigeze akora no mu mafunguro. Mama ahita amubaza ati mwana wanjye ufite ikihe kibazo ko nkora ibishoboka byose kugira ngo ntimuhangayike, kubera icyo uhangayitse bingana gutya? Royi rero ahita amubwira ati hoya nta kibazo mama. Ahita nyine yongera akiyumanganya akigira nkaho rwose nta kibazo. Naho rero mushiki we ati ariko se ati bro byakugendekeye bite ahantu wagiye? Ati mama ati tekereza ko Royi yari afite ngo gahunda ngo y'ahantu yari agiye maze akanga no kuntwara nkarinda kuzana na ba Dafi. Mama we rero aseka ati Royi iyo gahunda ubwo yari gahunda ikomeye bingana iki? Naho Royi rero ahita ababwira ati hoya ntimubyiteho rwose,
uyu musore nyine biba bigaragara rwose ko adahari, uba ubona arangaye cyane. We rero nta kindi aba ari gutekereza, aba ari kwitekerereza nyine ingorane zose yabonye Michel afite, noneho akanatekereza n'ukuntu buri gihe nyine mwarimu amubwira nabi iyo yaje yakererewe. Burakeye rero mu gitondo Roy nyine akongera akajya guhagarara hahandi hafi yo kwa Michel ngo akomeze arebe nyine ibihabera, ajya kubona akabona noneho Michel arasohotse n'ibikarayi n'amavuta n'ibintu by'ibikoresho nyine ku muhanda aho ngaho, ateye nyine akameza atangiye gukora amandazi, ari nako kandi ari no kuyagurisha. Noneho Roy ibi bintu arabireba maze rwose akumirwa, aribaza ati ubuse araza kujya ku ishuri sangahe? Roy nyine abona agiye gukerererwa maze akajya ku ishuri. Hashira umwanya rero maze n'ubundi Michel nyine akaza yakererewe bya bindi. Mwarimu rero arongera akamupfukamisha, ahita amubwira ati umva nkubwire, noneho uyu munsi ndabona bikabije, ngomba kukujyana muri biro yo kwa ba diregiteri bakakwirukana kubera ko urakabije rwose, wagira ngo ntabwo ushaka ishuri. Roy kwihangana biranga maze agahita ahaguruka akagenda agafata ku rutugu Michel. Abwira mwarimu ati rero rwose mwarimu, uyu mukobwa ntabwo ari byiza rwose ko mwamwirukana kubera yuko ni umuhanga cyane, urabizi n'ubundi mu ishuri ryacu ni wowe wa mbere, nubwo rwose ataba yize kandi n'ubundi kuva na kera yahoraga rwose agira amanota meza. Rero rwose ndumva kumwirukana atari byo byiza, ahubwo wakabaye umwumva ukamenya ikibazo afite, noneho rwose tukamenya uburyo bwo kumufasha, ariko ntabwo numva ko kumwirukana byaba ari igisubizo. Mwarimu rero ahita abaza Michel ati ngaho vuga, ufite ikihe kibazo se ubundi? Abavuga nabi cyane nyine Michel ahita amubwira ati ntacyo, kubera ko nta nubwo abazi ko nyine Roy ibintu byose abizi. Naho rero mwarimu ahita abwira Roy ati ntiwumva, ukubera icyo uri kugerageza kumudefanda, uri kumuvugira cyane kandi nyamara urumva ko nta kibazo afite. Uyu mukobwa ntabwo ashaka kwiga rwose, ishuri yararyanze neza neza. Mwarimu rero aba nyine yabonye ko bamusabiye imbabazi cyane, maze agahita abwira uyu mukobwa ati ngaho ugenda wicare, ariko sinzongera kwihanganira rwose gukererwa kwawe. Amasaha rero y'akaruhuko aragera, maze nyine Michel akajya ahantu ha wenyine aba agiye kwirira kuri ya mandazi ye aba yatetse, maze nyine akahahagarara akaba ari kwifatira nyine breakfast ye, ni ukuvuga n'iryo rindazi rye aba yapfunyitse. Roy rero arahamusanga maze agahita amusuhuza. Michel aramushimira cyane ati ni ukuri wakoze rwose kuba wagerageje kumfasha kugira ngo mwarimu ntanyirukane. Roy rero aramubwira ati oya nta kibazo, maze akamubwira ati none se ko numva rwose nifuza ko njye nawe twaba inshuti. Naho Michel ati oya ntabwo rwose byashoboka, yego ndagushimiye nyine kubw'ibyo wakoze, ariko kuba inshuti ntabwo byakunda. Roy ati kubera iki bitakunda? Michel ati impamvu ni nyinshi. Iya mbere, njye nawe ntabwo turi ku rwego rumwe, urabizi uri umwana w'umukire, njye ndi hano kubera buruse ya leta, rero rwose nta hantu na hamwe duhuriye. Ikindi cya kabiri, urabizi ko udasanzwe umvugisha, ntabwo rero uyu munsi rwose ari bwo waba wibutse kumvugisha. Ikindi kandi inshuti zawe ndetse n'umuvandimwe wawe ntabwo rwose bakwishimira kumbona ndi kuvugana nawe, nta n'undi muntu n'umwe wabyishimira, kubera ko nyine abantu bose bangendera kure, ndabizi nyine kuko ndi umwana w'umukene, abantu bose baba bampaye akato. Naho Roy ati hoya, njye ibyo bintu ntabwo njya mbigenderaho byo kuvuga ngo umuntu ni umukene cyangwa ni umukire, kubera ko twese turi ibiremwa kandi reka tuva amaraso amwe. Ni ukuri iyo urebye neza usanga twese turi bamwe, uko urwara niko nanjye ndwara, ibibazo wagira nanjye nibyo nagira, njye rero numva twese tureshya. Ntabwo rwose ibyo kuba twaragize amahirwe tukabona amafaranga ntabwo njye bijya bituma numva ko hari abandi bantu nakandagira. Naho Michel ati hoya ntabwo rwose ibyo byashoboka, ahita amusiga harira akigendera. Ati gusa nyine ndagushimiye rwose kuba watumye mwarimu atanyirukana. Uyu munsi rero mu masaha yo gutaha, Daffy abwira Roy ati ariko rwose sinumva ukuntu watinyutse gukora kuri uriya mwanda w'umukobwa. Uriya mukobwa buriya wamukoze wute? Ntabwo ubona ko rwose atari wo mu rwego rwacu? Ni gute se ahubwo wari uri kujya kumuvugira umusobanura? Naho Roy ati ariko ntabwo mwebwe mubona ko rwose bamurenganya, erega abantu twese turi bamwe. Naho rero Daffy ati hoya ntukambwire ibyo bintu,
njyewe ntabwo ndi umwe rwose n'umukobwa w'umukene kuriya, umukobwa uba usa nabi kuriya rwose ntabwo ari urwo rwego rwanjye, ahubwo nkurikije imyanda wakozeho genda ukarabe, njye si uko nteye, niba rwose ibyo bintu bimbangamiye byakabaye nawe bikubangamira, reka nigendere ahubwo utanyanduza iyo myanda rwose ukuye kuri uriya mukobwa. Mushiki we rero nawe ahita amubwira ati njyewe ndabona rwose aho kugira ngo ute umwanya ujya kwegera uriya mukobwa, ahubwo uyu mwanya wose wakabaye rwose uwuha Dafi, sinibaza icyo ujya gushaka kuri uriya mukobwa w'umukene, ntukamwegere. Naho rero Roy ahita yatangira kwivugisha ati ariko rwose abantu biga kuri kino kigo nayobewe ikibazo bafite. Umunsi wakurikiye rero Michelle n'ubundi aza mu ishuri kubera nyine umunaniro aba afite w'ibintu byose aba yabanje gukora mu gitondo, aryama ku ntebe maze agasinzira. Abandi bana rero bigana baraza bakamuhagarara hejuru maze bagafata ibipapuro bagatangira kubicagagura, ariko rwose babimurambikaho umubiri wose babishyira no mu mutwe. Roy arinjira maze agasanga bamurijeho ibipapuro ati ibyo ni ibiki muri gukora, nta soni mufite, murabona ibyo bintu koko bikwiriye abantu mwarezwe nkamwe? Naho rero Michelle ahita akangukira hejuru maze akabona ibipapuro rwose biri kuguruka bimuvaho. Roy ahita ababwira ati nimugire vuba nimumusabe imbabazi cyangwa se mbajyane kwa directeur maze babirukane, nimugire vuba mumusabe imbabazi. Bamusaba rero imbabazi maze agahita ababwira ati hoya nta kibazo rwose nabababariye. Naho Roy araza akamuhungura ati nta kibazo ufite, ntacyo wabaye. Michelle ati hoya nta kibazo, ati ahubwo nyine urakoze cyane. Ahita afata baga ye rero maze ati reka nitahire. Naho Roy ahita amufata ukuboko ati hoya wigenda, urabyumva ute se ahubwo turamutse tugiye nko gusangira? Naho rero Michelle ahita amubwira ati hoya reka rwose nigendere. Ahita rero yisohokera mu ishuri maze akagenda nyine aba bagasigara biga, we ahita yitahira. Bukeye rero bajya ku ishuri nyine maze amasaha yo gutaha Roy ndetse na mushiki we baba bari mu modoka bataha, maze Roy yajya kubona akabona nyine Michelle ari imbere yabo ari kugenda n'amaguru. Roy rero ahita abwira mushiki we ati nagira ngo rwose ngusabe serivisi. Naho mushiki we ati ni iyihe? Roy ati hari umuntu nifuzaga ko twaha lift. Mushiki we ati ninde? Roy ahita amumwereka maze mushiki we yareba agahita asanga nyine ni Michelle. Mushiki we ati hoya rwose wirengera kubera ko ntabwo nakwicara mu modoka imwe n'uriya mukobwa, ariko ubundi uriya mukobwa usigaye umubonamo iki? Ntabwo rwose bishoboka, iyo serivisi ndayikwimye, ntabwo najya mu modoka imwe nawe. Roy rero akomeza kumwinginga ariko nyine mushiki we agatsimbarara. Roy ahita abwira umushoferi ati hagarara, maze akava mu modoka agahita yiruka asanga nyine Michelle. Ati umva nyine nagira ngo tuguhe lift kuko ndabona izuba ari ryinshi cyane, ugenda rwose kuri iri zuba rirakaze. Naho Michelle ati uzi imyaka yose mbigenzeho, izuba nararimenyereye cyane, genda rwose mwigendere nta kibazo mfite, humura habe na kimwe. Roy aramwinginga maze byageraho Michelle agatangira kumubwira nabi ati ariko se ubundi wowe uranshakaho iki koko? Sinakubwiye ko njye nawe tutari mu rwego rumwe? Genda rwose ntabwo imodoka nzimenyereye, n'ubundi nsanzwe ngenda n'amaguru, iri zuba rero ntacyo rintwara, humura igendere. Ahita agenda rero yihuta maze agasiga nyine Roy ahagaze. Roy asubira mu modoka, nta kundi nyine aba yabigenza, gusa nyine uyu munsi arataha noneho akaryama maze akabura ibitotsi rwose. Gusinzira biranga, akarara yigaragura yibaza ikintu yakorera uyu mukobwa ndetse n'umuryango we. Ati bari abantu ni ukuri mba mbona bababaye cyane kandi ndifuza kubafasha rwose, Mana ndakwinginze bimfashemo kuko ndifuza kubaha ubufasha nubwo ntazi ngo bizanyura mu zihe nzira, ariko rwose ngomba kubafasha uko byagenda kose. Naho rero bukeye basubiye ku ishuri, mushiki wa Roy we rwose nta zindi nkuru aba afite uretse kujya kubwira nyine Dafi ukuntu nyine musaza we yashatse ko baha lift wa mukobwa. Dafi rero biramubabaza cyane atari ku bundi ko mbona uyu mukobwa atangiye kumenyera, uyu mukobwa rwose ndabona hari agiye kuzantwarira umugabo, ibintu ndi gukinisha ubanza bitoroshye habe na gatoya. Naho rero mushiki wa Roy ati humura Dafi, mba mpakubereye, ntubizi se kuri inshuti yanjye, humura rwose ntabwo natuma ibyo bintu biba.
Ku rundi ruhande rero Michelle we ajya mu ishuri maze yaba akigera mu ishuri agahita asanga ku ntebe ye hari akambaraje kaba karimo ibintu nyine, hejuru yako haba harimo agapapuro, arapfundura maze akarebamo asanga nyine harimo agapapuro ari Roy wakanditse, ati ibyo bintu rero ni ibyawe kandi rwose uramenye ntubyange. Michelle yatangira kurebamo maze nyine agasanga harimo udushokora yamuguriye, harimo amata, harimo ndetse n'amafunguro rwose aba yamushyiriye mu gateka we. Aba agikomeza kureba maze yareba munsi agasanga harimo amafaranga menshi aba azinze nyine ahinnye ahambiriye n'agafimbo. Iyo rero bakimukubita akiyakubita amaso maze ubwoba bugahita bumwica agahita ayahisha nyine muri iniforume, ahita ayahisha mu ishati kuko nyine aba ari menshi ubona ko adakwiriye kuba ari mu ishuri ayo mafaranga. Ahita ahindukira maze akareba Roy ahita amwicira ijisho nyine nko kumubwira ati ibyo bintu byose bibike. Byose rero koko ahita abibika maze nyine amasaha yo kuza gufata icyo kurya noneho akaza kugenda agafata amafunguro meza akanywa n'amata rwose arishima nyine, maze Roy akahamusanga. Naho rero Michelle ahita amubaza ati none ibi bintu byose kubera iki kuko wabikoze? Roy ati nyine bifate wowe rwose nk'ubufasha naguhaye kandi ayo mafaranga ntuyange, ugende uyakoreshe ubifate nyine nk'aho ari inshuti yawe yagukoreye iki kintu. Michelle ati ariko sindanakwemerera ko tuba inshuti. Roy ati ibyo ntacyo bimbwiye, noneho bifate nk'aho ari umuntu utazi rwose ariko wagutumweho n'Imana kugira ngo akuzanire ibyo bintu. Michelle rero aramubwira ati wakoze cyane. Uyu munsi Michelle arataha maze yagera mu rugo akicara ari wenyine akabara aya mafaranga, arayabara akabona nyine ni amafaranga menshi. Ahita rero yibuka ukuntu nyine umunsi umwe yagiye kuvuza mama we kwa muganga, maze muganga akamubwira ko akeneye miliyoni 5 kugira ngo nyine bazakore operasiyo y'amaso ya mama we. Noneho akabwira muganga ati rwose ntakubeshye muganga, ayo mafaranga sindanayabona n'umunsi n'umwe. Uyu munsi rero ari kubara aya mafaranga nibwo rwose yongera kwibuka ibi bintu, maze akabona ko aya mafaranga ariyo menshi afashe mu buzima bwe kuva yabaho. Gusa nyine ahita ayabika kuko aba abibona ko ari ingenzi ko aya mafaranga ashobora kumufasha. Naho rero ku rundi ruhande Daffy we nyine umujinya wari wose kubera ukuntu nyine aba abona yuko Roy asigaye agendana kenshi cyane na Michelle. Abwira rero uyu mushiki wa Roy ati njyewe rwose uyu mukobwa ndumva nkeneye kumuha ikosora kubera ko ndabona ari kumenyera bikabije. Naho mushiki wa Roy ati nta kibazo nanjye nzagufasha, tugomba kumushaka nyine maze tukamenya ahantu atuye. Baramushaka rero koko maze nyine bakamenya ahantu aba atuye. Umunsi umwe rero bajya kumureba, baba ari abakobwa benshi ari nk'abakobwa 5 nyine bose baherekeje Daffy kugira ngo nyine ajye gutera ubwoba uyu mukobwa. Baragenda bagahita basanga ari kwitekera amandazi ku muhanda, maze bose si uguseka bakivayo bati burya bwose unacuruza amandazi ariko rwose uraciriritse, ntabwo tubaza ukuntu waje ku kigo cyacu, nta soni umukobwa uteka amandazi ku muhanda urifuza kuntwarira umusheri? Ntabwo rwose byashoboka ntibyanavamo. Ubwo niko baba bari gufata amandazi ya Michelle bagenda bayajugunya, ari nako kandi batangira no gushaka kumukubita. Bamara rero gukora ibyo byose maze bagahita bigendera bakamusiga hano. Buracya rero maze Michelle akajya ku ishuri. Uyu munsi noneho Roy aza kumusuhuza maze Michelle rwose akamugendera kure agahita yigendera. Rero Roy bimuyobera nyine byabaye maze agakomeza kumukurikirana. Michelle ahita amubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira, tekereza ukuntu wari wambwiye ngo njye nawe nituba inshuti ngo mushiki wawe ndetse rwose na Daffy uzabasha kubamanajinga, ariko ntabyo washoboye kubera ko baranteye baza kunkubita ndetse baza kumenera n'ibintu. Sinumva rero rwose ko nakomeza kuba inshuti nawe kubera ko kuba inshuti nawe rwose no kwikururira ibyago gusa. Roy rero amusaba imbabazi maze akamubwira ko noneho agiye kubyitaho kandi neza cyane rwose. Uyu munsi rero Roy aba akigera mu rugo maze agahita afata
mushiki we agatangira kumuzunguza, atumva nkubwire woweho rwose urambona, ndabibwira mama ukuntu usigaye uri umwana mubi ujya gutera abantu maze ukabakubita, ni gute wabashije kugenda ukajya kumena ibintu bya Michelle? Naho rero mushiki we ahita amubwira ati ni ukuri umbabarire rwose bro, ntubibwire mama kubera yuko ntabwo rwose ari njye nabigizemo uruhare, urumva nyine ni Dafi wambwiye ngo muherekeze, urabizi Dafi ni inshuti yanjye kandi nyine ni na sheri wawe, rero nagombaga kumurwanirira nyine nk'umuntu w'inshuti yanjye, niyo mpamvu rero twagiye nyine kureba Michelle, ariko byose byari ukubera Dafi. Atangira gusaba mushiki rero wa Roy akomeza kumusaba imbabazi, ariko rwose Roy ntabwo aba abyumva habe na gatoya. Roy rero ahita ajya iwabo wa Dafi, abakigerayo agakomanga, Dafi araza kumufungurira ati ni karibu mu nzu. Naho Roy ati ntabwo ninjira, nari nje kukubaza ukuntu wifata ukajya kwangiza ibintu bya Michelle, nta soni ufite? Naho rero Dafi ati nicyo cyari kikuzanye, uriya mukobwa se musigaye mupanga iki ku buryo rwose uza no kunsomera kubera we? Nabikoze nyine kubera yuko ngewe rwose ntabwo nkunda umuntu umenyera, urabona ukuntu wowe nawe musigaye muhorana. Naho rero Roy ati none se simfite uburenganzira bwo kugira inshuti nshaka? Naho Dafi ati ugira inshuti y'uriya mukobwa w'umukene usa kuriya? Naho Roy ati ni uburenganzira bwanjye gutoranya inshuti zose nshaka, ntabwo rwose kuba uri sheri wanjye biguha uburenganzira bwo kumpitiramo abo ngomba kugendana nabo n'abo ngomba kuvugana nawe. Naho Dafi ati rwose ntabwo nifuza ko wavugana n'uriya mukobwa. Roy ati nakubwiye ko nta burenganzira ufite kuri icyo kintu. Roy rero ahita abwira Dafi ati ahubwo nari nje rwose kukwiyama, niba wumva ukeneye ko njye nawe dukomeza kuba inshuti, ndakwinginze rwose reka Michelle muha amahoro, ntuzongere kandi kumugendaho ukundi. Roy rero ahita anigendera, nta magambo menshi aba afite rwose yo kuvugana n'uyu mukobwa. Ku rundi ruhande rero mama wa Michelle amufata ibiganza maze akamubwira ati mwana wanjye, ni ukuri kubera ibintu byose udukorera, kubera ukuntu utwitaho njyewe ndetse n'abarumuna bawe, ngusabiye umugisha ku Mana, ntuzigere ubaho njyewe uko nabayeho, Imana izaguha umugisha, uzagira urugo rwiza kandi uzagire buri cyose, uzagire amafaranga, ntuzigere na rimwe usabiriza, ntuzigere kandi ugira ikintu na kimwe ubura. Ndagusengeye kandi iyo migisha yose nyikwaturiyeho, Imana izaguha ibyiza, ntuzigere ubaho uko nabayeho. Ni ukuri mwana wanjye uri umwana mwiza cyane, ninginze Imana rero izakumpere ibyiza byose ntabashije kuguha. Michelle rero we amarira aba ari gushoka nyine, maze akabwira mama we ati mama ati urakoze cyane kunsabira umugisha, ariko nanone ni nk'inshingano zanjye nyine kubitaho kubera ko muri umuryango wanjye kandi ndabakunda cyane. Muri weekend rero Roy ajya iwabo wa Michelle, maze nyine agasanga Michelle ntabwo ahari, yicara hanze rero akabaganiriza mama we, akamubwira ati njyewe ndi inshuti ya Michelle, turigana ndetse rwose akaba anaganira nyine na barumuna ba Michelle, baba inshuti nyine baba bamukunze cyane, dore ko nyine aba yabazaniye n'utuntu twiza abana bakunda. Baricara rero bari kuganira, maze nyine Michelle akaba araje. Mama we ahita amubwira ati mushuti wawe amaze umwanya munini hano agutegereje. Naho Michelle ahita abaza Roy ati ugeze hano ute? Ninde wakurangiye iwacu? Ahubwo se ujya unkurikira gute rwose iwacu waba uhazi? Naho Roy ahita amubwira ati yego ndahazi, umunsi umwe nyine nanyuze hano ndi kwihitira, maze mbona uri gucunga mama wawe mu kagare, nahise rero menya ko ari ahangaha utaha. Guhera uwo munsi natangiye kugukurikirana, maze menya ko rwose mu gitondo uza ku ishuri umaze no gucuruza amandazi. Michelle ahita amufata ukuboko maze bakagenda bakava nyine hafi y'umubyeyi we ndetse n'aba bana, ahita amubwira ati rero ko byose wabimenye ngaho rwose genda va hano. Naho rero Roy ati hoya ntabwo rwose nava hano, nari nje kukureba nyine nk'inshuti yanjye. Michelle ahita amubwira ati nabyumvise nyine ko impamvu ukomeza unyegereza ari ukubera ungirira impuhwe kandi simbikunda rwose,
ntabwo ngenda nkunda umuntu ungirira impuhwe cyangwa unyegera kubera impuhwe. Roy ati hoya, ntabwo ari ukugirira impuhwe, ariko nyine bigitangira ni nako byagenze. Ati none se ubundi nkwibarize Michel, ninde muntu wabona umuntu bigana mu ishuri aza ku ishuri amaze guteka amandazi, afite famiye ingana gutya agomba kwitaho, maze ntamugirire impuhwe? Gusa nyine ntanakubeshye, ubu rwose ntabwo ari impuhwe gusa, ahubwo nyine mba mbona nkwiye no kukwigiraho byinshi, kuko nabonye uri umuntu utangaje. Ku myaka yawe 20 wita kuri barumuna bawe, ukita kuri mama wawe. Reba hano hose ibi byose birakureba. Ubu se koko urabona utari umuntu w'icyitegererezo kuri njyewe? Ntakubeshye rwose, icyo nifuza ni kimwe, ni ukuba inshuti yawe gusa. Naho ubundi rwose impuhwe zo ntabwo zabura, kubera ko nkurikije ibintu byose unyuramo, nta muntu n'umwe utakugirira impuhwe si ukubeshya. Guhera uyu munsi rero Roy ndetse na Michel baba rwose inshuti z'akadasohoka, maze Roy akajya aza gusura kenshi Michel. Umunsi umwe rero aba yaje kumusura, maze bagahagarara nyine ku modoka hanze bari kuganira. Roy ari kubwira Michel ati ni ukuri nta kintu rwose kinshimisha nko kuba uri inshuti yanjye. Maze Roy agahita abwira Michel ati gusa nyine nibagiwe kukubwira ngo umpe nimero yawe, ko twabaye inshuti nyine usinkwiye gutunga se nimero yawe maze nkajya nanakuvugisha. Michel araseka ati nta telefone ngira. Roy ati gute se nta telefone ugira? Naho Michel ati ni gutyo nyine ntayo ngira. Roy ahita amubwira ati nzakugurira telefone nta kibazo. Michel ati hoya, nta mpamvu zo kukugora. Roy ati ariko uri inshuti yanjye, kandi nyine inshuti guha impano indi nshuti ni ibintu bisanzwe. Michel ahita amubwira ati urakoze cyane. Uyu munsi rero baraganira bishimye cyane rwose, maze abajya gutandukana bagahoberana. Roy ajya mu modoka akagenda. Naho rero rwose Dafi nyine we na ba bagenzi be baba bagarutse n'ubundi gucungira nyine hafi, baba basigaye bacunga cyane Roy. Uyu munsi rero baba babifatiye noneho bakamenya ko rwose Roy ndetse na Dafi bakunda kuba bari kumwe inshuro nyinshi. Amara kugenda rero Roy maze bagahita baza bagasanga nyine Michel mu rugo ndetse n'abarumuna be batangira kubahondagura, barabahondagura noneho rwose bikabije. Umunsi rero wakurikiye Roy aza kureba Michel, maze yakomanga iwabo Michel akamwihorera. Arakomanga abantu bose bagaceceka. Michel abwira mama ati muceceke, na barumuna be ati ntagire n'umwe uvuga. Gusa mama we nyine aba yumva Roy yakabaye rwose bamuha karibu akinjira, maze bakamubwiza ukuri ibintu byose uko byagenze. Gusa nyine Michel we arababwira ati ntihagire umuntu n'umwe uvuga, sinshaka ko rwose yongera kwinjira kubera ko uriya musore anteza ibyago gusa. Michel rero aragenda akamara iminsi rwose adasubira ku ishuri. Naho Roy aramushaka nyine akamubura, maze n'ubundi nyine akongera akagaruka mu rugo kumureba. Gusa nyine Michel ntabwo aba ashaka kongera rwose kuvugana na Roy ukundi. Arakomeza nyine akamwihorera akanga kongera kumuvugisha. Roy rero arazinduka mu gitondo noneho akaza nyine kumutegerereza hantu aba akorera amandazi. Michel araza akitangirira akaza agakora amandazi akanga kuvugana na Roy, agakomeza akihera abakiriya. Uko umukiriya agiye Roy agahita amubwira ati ndifuza rwose kumbwiza ukuri, mbwira nyine ibintu bimeze bite, kubera iki utakeza ku ishuri, mbwira uko byagenze. Naho rero Michel aramubwira atuba rero sinifuza rwose kuzongera kuvugana nawe ukundi, kubera ko iyo nkuvugishije ni ibyago kuri njyewe. Noneho rwose inshuti zawe zirenda kuzanyica, zagize naho zinjira mu rugo iwacu, maze rwose ziza kubangamira umuryango wanjye. Rero njyewe ntabwo rwose nkeneye kuba inshuti nawe, kuko uri uwo kunteza ibyago gusa. Roy ibi bintu biramubabaza cyane, maze noneho agasubira nyine kureba wa mukobwa baba bakundana Dafi. Aramubwira ati rero Dafi nkubwire, ibyanjye nawe birangirira ahangaha, ndifuza ko njye nawe rwose twarangizanya, kuko sinakomeza gukundana n'umukobwa umeze nkawe. Uri umwana mubi cyane, sinzi impamvu witwaza ko nyine uri uwo mu bakire maze ugashaka gutsikamira abantu boroheje.
sinibaza ikintu Michelle yagukoreye. Michelle ni umwana mwiza, aritonda, ntabwo ajya yinjira mu buzima bwanyu kubera iki rwose uba ushaka kumuhohotera. Naho rero Dafi ati impamvu nta yindi ni uko ari gushaka kukuntwara, ndi kugenda rwose nkubura nkureba, niyo mpamvu rero nahisemo nyine kwirwanirira. Roy ati ahubwo ni wowe nyine uri kuntakaza kubera ukuntu uri gukomeza kunyereka ko nyine uri umwana mubi, naho Michelle nta ruhare yabigizemo rwose kugira ngo tube inshuti, noneho icyakubwira ko ari nanjye namwirutse inyuma kugira ngo tube twaba inshuti, ntabwo rwose ari we wabinsabye, byaranangoye cyane kugira ngo mbone ubucuti bwe, sinifuza rero uwabwangiza. Asigaye rero noneho amubwiye ko niyongera rwose kugira akantu na gato yakora azamurega ku ishuri ndetse rwose akanamuregera mama we. Uyu munsi noneho Dafi abona ko ibintu bitoroshye habe na gatoya. Umunsi rero wakurikiye Michelle nyine ajya ku ishuri maze Roy akagaruka nyine kumureba. Michelle aramubwira ati nubwo naje ku ishuri ariko sinifuza kuvugana nawe, narabikubwiye, mbabarira rwose mpa amahoro, nkeneye umutuzo ndetse na famiye yanjye, ntaramenyana nawe twari twifitiye amahoro, ariko kuva twamenyana nta kindi wanzaniye uretse ibyago gusa. N'ubundi ahita amusiga aho ngaho ahagaze maze akigira muri tuwarete. Agerayo rero agahita asanga nyine iyi tuwarete ihagazemo mushiki wa Roy, aba ahagaze yananiwe kuvamo. Naho rero Michelle ahita amubaza ati kubera iki uhagaze hano, byakugendekeye gute? N'isoni nyinshi rero mushiki wa Roy ahita amubwira ati nyine nagiye mu kwezi kwanjye none niyandurije cyane, rero ndi guhamagara nyine Dafi kugira ngo anzanire umupira nkenyere ariko nyine namubuze. Naho rero Michelle ahita amubwira ati humura rwose, ngaho nyine hindukira. Arahindukira akareba hirya maze Michelle agakuramo umupira yari yambaye akawukenyeza uyu mushiki wa Roy. Aramubwira ati igendere rero nta kibazo. Uyu mukobwa ashimira cyane Michelle dore ko rwose yamwangaga, ariko uyu munsi niwe wari umutabaye. Akimara rero gusohoka maze nyine Dafi akaba aramuhamagaye, ahita aza kumureba akamubaza ati kubera iki wambaye icyo gipira, icyo gipira ni icyande? Naho rero uyu mushiki wa Roy ati uyu mupira wivuga ngo ni igipira kuko ni umupira, uyu mupira wantabaye, uyu mupira rero ni uwa Michelle. Michelle burya ni umwana mwiza, ntabwo ushobora kubyumva, reba ibintu byose twamukoreye, ariko ni ukuri nta mutima mubi afite, nta nubwo yigeze aturakarira, tekereza ko rero wantije umupira numiwe. Naho rero uyu Dafi we nta nubwo ahangayikishwa n'ibibazo inshuti ye yari irimo, ahubwo ahita atangira kumusomera ngo nawe gutangiye kujya ku ruhande rwe, nibaza rwose ukuntu mwese mutangiye kunteranira. Uyu mushiki rero wa Roy biramubabaza maze agatangira kubwira noneho nabi Dafi. Atumva rero nkubwire Dafi, icyo mbona cyo uri umukobwa mubi rwose, uzi yuko nta wundi muntu n'umwe witaho uretse wowe ubwawe, urikunda gusa. Undi mwana yantije umupira, yambaye hafi, yamfashije ndetse yankoreye ibyo wowe utari gukora kubera ko simbona ko n'umupira wawe wari kuwumpa, none uri aho ngaho uri kuvuga ngo ntabwo tugukunda, ngo twese dusigaye tuguteraniraho. Ndashaka kukubwira ko ngewe uhereye uyu munsi nta nubwo rwose nzongera kuba inshuti yawe ukundi, kubera ko uriya mwana ni inzirakarengane, sinibaza ikintu tumuhora, nta kintu na kimwe kibi yigeze adukorera, ni umwana mwiza cyane, ariko wowe uri aho nyine buri gihe ushaka kumukorera ibibi gusa. Ntabwo nzongera kugushyigikira rero, nta nubwo nzongera kuguherekeza muri ayo mafuti yawe. Dafi rero ahita atangira kumubwira ati nawe ubaye nka musaza wawe, mwese muragiye murantaye kubera uriya mukobwa wo mu bakene, wagira ngo ni ukuri yarabaroze. Naho rero uyu mushiki wa Roy we arataha maze nyine agafata wa mupira akawumesa akawutera ipasi, bwacya mu gitondo akaza nyine akareba Michelle ahantu aba ari akawumuhereza. Aramubwira ati rero wakoze cyane, ni ukuri umupira wawe nawufuze, nawuteye n'ipasi, nta kibazo rwose uza guhita wiyambarira, gusa ndagushimiye, uri umwana mwiza, ibintu wankoreye nta wundi wari kubasha kubinkorera, nyamara wirengagije ibintu byose bibi twagukoreye, ariko ndakwinginze umbabarire, ntabwo na rimwe nzongera kugukorera ikintu kibi, nta n'uzongera kugukorera ikintu kibi rwose nabimenye. Uri umwana mwiza cyane, ahubwo ndifuza ko nyine njye nawe twaba inshuti rwose uhereye uyu munsi, kandi rwose wumve ko ngushimiye bivuye ku mutima. Michelle rero arishima maze akamubwira ati oya rwose nta kibazo,
nagombaga kugufasha igihe wari unkeneye, ntabwo nakwita nyine ngo mwankoreye ibintu bibi cyangwa ntabyo mwakoze, ngomba kukugirira neza igihe unkeneye. Baratandukana rero, maze nyine mu masaha yo gutaha, wa mushiki wa Roy ajya gushaka Michelle, maze akamubwira ati ngwino, ndifuza ko nyine dutahana, tugomba kubanza kugutahana tukakugeza mu rugo. Uyu rero mushiki wa Roy atangira kuba inshuti noneho na Michelle, ibintu bikaze cyane rwose, bakajya bamucyura bakamujyana mu rugo, noneho rwose ubu Dafi nyine agahinda kaba ari kose, abasigaye abona ko bose bamwitaho kurenza uko nyine hari uwita kuri Dafi. Mushiki wa Roy rero amubwira ko rwose yamaze kubona impamvu Roy akunda uyu mukobwa cyane. Yaramubwiye ati burya nabonye impamvu ukomeza kwizirika kuri Michelle. Michelle ni umukobwa mwiza ku buryo tutigeze tubimenya. Gusa nyine ikintu cyo kimwe nabonye ni uko Dafi ari umwana mubi cyane, arikunda, nta wundi muntu n'umwe akunda. Mushiki rero wa Roy yatangira rwose kujya amushyigikira, haba mu kujya gusohokana na Michelle, mu byo byose bakoraga na Michelle atangira kumushyigikira rwose, maze nyine bakaba inshuti kandi zikomeye. Umunsi umwe rero Roy arongera akajya kureba Michelle iwabo, aragenda n'undi amushyiriye nyine ibintu byinshi nka kwa kundi, agasanga ni mama we na barumuna be bahari, arabibahereza byose rero, maze agasigarana akambaraje kamwe gusa kaba karimo impano nyine abazaniye Michelle. Yicara hano, maze Michelle akaza akahamusanga. Roy rero ahita amusuhuza, maze akamubwira ati nari nkuzaniye rero ya mpano nakwemereye. Michelle arebamo maze agasanga ni telefone kandi nziza. Roy aramubaza ati none se urayikunze? Naho Michelle ati ndayikunze cyane. Roy ati sinari nayikwemereye se, nagombaga rwose kuyigurira, ndifuza nyine ko twajya tunavugana kuri telefone, uzi yuko ngo ushaka nkakubura, reba nk'ubu ngubu sinanaguhamagara ngo umenye niba nje kukureba uhari cyangwa udahari. Michelle rero aramushimira cyane, maze nyine akareba ibintu byose aba yazaniye abantu b'iwabo, arishima maze akamubwira ati ni ukuri urakoze cyane. Mama rero rwose wa Michelle aba akunda uyu mwana w'umuhungu cyane, kuko nyine aba yumva yitonda ndetse rwose anabitaho. Gusa nyine ntabwo aba areba abataramubona, ariko nyine mu kumwumva gusa aba rwose yumva amwishimira cyane. Kuva uyu munsi aho Michelle aba amaze kubona telefone, noneho rwose urukundo rwabo rutangira kwiyongera, kubera ko nyine buri munsi baba basigaye bavugana, ndetse umwanya wose bakanawumara bari kuri chat, bari kuganira nyine kuri telefone. Noneho ubu ngubu iyo Roy yabaga yiriwe mu rugo, ntabwo rwose yirirwaga imbere ya televiziyo nk'ibisanzwe, ahubwo nyine yirirwaga mu cyumba cye yibereye kuri telefone yivuganira na Michelle. Igihe rero cyaje kugera, maze nyine amashuri barayasoza, noneho babaye nk'aho rwose batakibonana buri gihe kuko batabaga bagihurira ku ishuri, ariko n'ubundi ntabwo rwose barekeye aho gusurana. Ndetse na mushiki wa Roy wari warabaye inshuti cyane na Michelle, yakundaga guherekeza musaza we maze bakaza kwirebera Michelle rwose, dore ko bakundaga n'iwabo, bagakunda kuganiriza mama we cyane. Uyu mushiki we rero yari amaze rwose kubona impamvu uyu mukobwa ibintu byose yajyaga akora ku ishuri yajyaga abikora, ndetse rwose yari amaze kubona ko ari n'umukobwa kandi w'umunyembaraga, kubera ko nyine yari amaze kubona ukuntu yita ku muryango we, ndetse yari amaze kubona ko kuba uyu mukobwa ari umukene cyane bingana gutya bitamubujije kuba ari we wari uwa mbere mu ishuri ryabo, kandi nyamara ari we utari ufite amikoro habe na gatoya. Ikindi kandi uyu mushiki wa Roy yabonye ko kuba umuntu ari umukene bitamubuza kugira umutima mwiza ndetse no gukunda abandi. Dafi rero we ntabwo rwose yigeze ahagararira aho ngaho, kubera ko yabonye ko nyine Roy atakimukunda habe na gato ndetse atanakimwikoza, nawe rero yifuza kumutandukanya nyine n'umuryango we. Yasabye rero umuntu nyine amwishyura amafaranga, maze amusaba yuko yafata nyine ibiyobyabwenge
maze akazabishyira mu mufuka wa Roy arangaye rwose atabibonye. Uwo munsi kandi yamara kubimushyira mu mufuka agahita nyine abibwira Daffy kuko yari afite ikintu yashakaga kwikorera. Wa muntu rero bishyuye yacunze rwose Roy ari kwigendera mu nzira maze abamushyize bya biyobyabwenge mu mufuka nyine. Daffy rero yaragiye nyine ajya iwabo wa Roy maze ahasanga mama we. Yaramubwiye ati rero mama, hari ikintu rwose gikomeye nari nje kukubwira. Mama wa Roy yaramwicaje maze amutega amatwi. Daffy yaramubwiye ati Roy rwose yabaye undi muntu undi wundi. Buriya Roy asigaye akoresha ibiyobyabwenge kandi byinshi bitandukanye. Ni ukuri yabaye ikirara burundu rwose. Ni nayo mpamvu njyewe rwose namuretse, mba numva ntakomeza gukundana nawe kandi afata ibiyobyabwenge. Mama wa Roy rero akimara kumva ibi bintu yarababaye cyane maze agahinda karamwica, gusa nanone ntiyizera ibyo Daffy yari amaze kumubwira. Daffy rero yaramubwiye ati niba ugira ngo ndakubeshya, wowe uzamusake nyine umutunguye maze urebe ko utabimusangana mu mufuka, ahantu hose ari rwose aba abifite. Daffy rero atarava hano, Roy nyine yahise aza ari kumwe na mushiki we, maze Roy akinjira mama ahita amubwira ati igira hino rwose ndashaka kumenya niba ibintu bambwiye koko ari ibya nyabyo. Roy rero utari uzi ibyo bari kuvuga maze yigira hino nyine yegera mama we. Mama we yatangiye kumukora mu mifuka yose maze koko ahita azamura udushashi twari turimo nyine amafu y'ibiyobyabwenge. Ati kuko nibyo bya bintu ni nyabyo koko mwana wanjye, kuki rwose ibi bintu wabinkoze? Wahereye ryari ukora ibi bintu? Ubu koko hari uko ntagize, hari icyo ntakoze kugira ngo nkwiteho nk'umwana wanjye? Sinaguhaye akazi keza muri kampani yanjye, sinakwishyuriye amashuri meza, ntugenda mu modoka nziza, ntufite telefone nziza, kubera iki rwose mwana wanjye ukora ibi bintu? Yahise rero amubwira ati mpereza iyo telefone. Yimpereza rwose ahita ayimwaka, mpereza kandi n'urufunguzo rw'imodoka kuko uhereye uyu munsi ntabwo uzongera gukandagira mu modoka ukundi. Urifata ukanywa ibiyobyabwenge koko? Roy rero yahise ahindukira maze areba Daffy ahita amubaza ati Daffy, ni ibiki wabwiye mama? Naho Daffy rwose yihagazeho ati namubwije ukuri nyine, ati none se wumvaga nzakomeza guceceka? Ati nari ndambiwe rwose kukubikira iryo banga, nabimubwiye byose uko bingana. Naho rero mama we rwose aba yizeye ko rwose ibintu Daffy yamubwiye ari ibya nyabyo. Hashira iminsi rero mama nyine wa Roy yaramubujije gusohoka muri iyi nzu ndetse telefone yarayitwaye. Michelle rero ashaka Roy kuri telefone umusore rwose akamubura, atangira kwiheba yibaza niba nyine Roy yaramwanze cyangwa se hari ikindi kintu cyabaye. Umushiki rero wa Roy ajya kureba Michelle maze Michelle akimukubita amaso akamubwira ati mbwira byagenze bite, mwabaye amahoro? Naho rero umushiki wa Roy ati yego rwose twabaye amahoro, ahubwo nyine Roy ntabwo rwose ari gusohoka mu nzu, mama yamuhaye igihano ndetse na telefone yarayimwambuye. Michelle ati byagenze bite? Uyu mushiki wa Roy rero amubwira byose uko byagenze, ko byose byatewe na Daffy. Maze Michelle ati nyamara tugomba gushaka icyo gukora maze rwose tukamufasha. Mushiki wa Roy ati yego nanjye ndari nabitekerejeho, natekereje ko rwose hari icyo twakora, maze Daffy akaba ariwe rwose ushobora kwivugira ukuri agukuye mu kanwa ke, mama akabyiyumvira. Michelle rero amubaza nyine icyo bakora maze mushiki wa Roy akamubwira nyine ibintu byose bakora uko biteye, ahita amubwira ati ahubwo ngwino tugende. Bahita bagenda rero maze bakajya iwabo nyine wa Roy. Mushiki rero wa Roy afata telefone agahamagara Daffy, aramubwira ati Daffy, ni ukuri ndaguhamagaye kugira ngo ngusabe imbabazi, nasanze koko burya nta gaciro Michelle afite, tutagomba no gukomeza kumwiyambikaho twese, nta mpamvu rwose zo gukomeza kumugenda inyuma. Njyewe nyine ubu ngubu nabivuyemo ndetse na musaza wanjye yabivuyemo rwose, ahubwo ndifuza ko twabonana maze nkagusaba imbabazi turebana, ndetse rwose na musaza wanjye arifuza kugusaba imbabazi maze mukongera mugasubirana. Ndifuza nyine ko washaka umwanya maze ukaza mu rugo tukavugana. Daffy rero abacyumva ibi bintu maze akaba yitereye hejuru, ahita abwira nyine uyu mushiki wa Roy ati ndaje rwose maze tuvugane.
bamara gukupa telefone agatangira kubyina aho aba ahagaze ati ibyanjye byose ndabyisubije, umukunzi wanjye ngiye kumwisubiza, n'ubundi nari narabivuze ko kari agakobwa katantwarira umukunzi gutyo gusa, ubu rwose ibyanjye byose bigiye kongera maze bingarukire. Michelle rero na mushiki wa Roy bagera iwabo, maze nyine mushiki wa Roy akamubwira ati ugiye mu cyumba cyanjye tugomba kubanza kuvugana na mama wanjye. Bahita rero bajya muri salo, maze Roy ndetse na mushiki we bagahamagara mama wabo, batangira kumubwira ko rwose Daffy ababeshyera, ko biriya bintu batigeze babikora na rimwe. Naho mama wabo akabaza Roy ati ko Daffy ari inshuti yawe cyane, na mama we akaba ari inshuti yacu, gute yagukorera ibyo bintu kandi agukunda? Yakubeshyera se kugira ngo akureho inyungu? Naho rero Roy ahita amubwira ati impamvu nta yindi, ni umukobwa witwa Michelle. Mama we ati Michelle se kandi ninde? Naho rero mushiki we ati Michelle nyine ni umukobwa twiganaga ku ishuri, rero yari inshuti cyane ya Roy. Hanyuma rero Daffy yaramupfuhiye, maze rwose atangira gukora ibintu bibi byose kugira ngo nyine abatandukanye. Tekereza ko hari n'igihe rwose Daffy yigeze kujya gukubita mama wa Michelle ndetse n'abavandimwe be. Roy ahita akomeza abwira mama we ati rero uwo mubyeyi we rwose abana n'ubumuga bwo kutareba, ni famiye nyine y'abakene cyane, rero kubera ukuntu nayitagaho maze nkayifasha, byagiye bituma rwose uriya mukobwa abagirira nabi cyane, yarabahemukiye bikabije. Naho rero mama wa Roy aba yumiwe ati hoya ntimumbwire, Daffy se umukobwa warezwe wo muri famiye isobanutse yakora ibyo bintu gute? Yahohotera abantu nyine ngo nuko ari abakene, noneho akubahuka umubyeyi unabana n'ubumuga bwo kutareba? Oya rwose ibyo bintu Daffy sinumva ko yabikora. Naho rero mushiki wa Roy ahita abwira mama we ati mama, ati ikintu giteye isoni kandi kirababaje nuko nyine nanjye rwose nafashaga Daffy kubera ko nyine yari inshuti yanjye, nuko ibyo bintu byose nari mbimushyigikiyemo ku buryo tujya n'iwabo wa Michelle twajyanye. Mama we ati hoya ntabwo ibyo bintu wabinkora, mu bantu bakora ibintu nk'ibyo rwose ntabwo urimo. Wowe nareze nkagutoza ikinyabupfura, nkagutoza gukunda abantu bose no kubaha abantu buri wese, ni gute wakora ibyo bintu? Ntabwo rwose umwana wanjye ibyo bintu yabikora. Naho rero mushiki wa Roy ati mama rwose umbabarire, nasabye imbabazi Michelle n'ababyeyi be, ndetse ubu rwose turi inshuti nta kibazo, twamaze kwiyunga. Mama ati niba warasabye imbabazi ukaba warazihawe nanjye ndaziguhaye mwana wanjye, ariko murabizi mu bintu nabatoje ntabwo wabamo urugomo ndetse n'umuco mubi nk'uwo nguwo. Mama we kandi arongera akareba Roy maze akamubwira ati nukuri umuhungu wanjye, cyakoze ntewe ishema nawe rwose, warakoze cyane kuba umwana mwiza maze ugafasha bagenzi bawe igihe rwose wabonaga ko babikeneye. Ariko se nanone ni iyihe gihamya koko ko Daffy akubeshyera? Roy ati nyine ubu rwose mama nibyo twapanze, twiyemeje kumuhamagara hano maze rwose akabyivugira n'umunwa we wiyumvira, uraza kumva ko rwose yambeshyeye kandi ndabizi ko ari buza kubyivugira. Bahita rero babwira mama wabo ko nyine bahamagaye na Michelle nawe ari hano, baramuzana rero akamusuhuza, maze bagasaba mama wabo ko bagiye mu cyumba bagasigara bicaye muri salo bonyine kuko baba biteguye ko Daffy agiye kuhagera. Hashira umwanya muto rero Daffy akaba araje arakomanze, yinjira nyine yasaze ati Roy ari hehe ko nari mukumbuye? Akinjira agahita asanga bicaye nyine ari batatu. Ati hoya ntimumbwire ko kandi n'uyu mukobwa ari hano. Roy ahita amubwira ati ninjye rwose namuhamagaye, nifuzaga nyine ko nawe rwose aba ari hano kugira ngo nyine twese tugusabe imbabazi nawe ahari. Naho rero Daffy umujinya uhita umwica ati hoya rwose ntabwo bishoboka, aka gakobwa sinzi ikintu kabahaye, gute wakomeza kugakunda nyuma y'ibintu byose nakoze? Ni gute kagikomeza kukugenda inyuma? Tekereza ibintu nakoreye umuryango wako kugira ngo kakuve inyuma, ariko na n'ubu karacyagukurikirana. Aka gakobwa ndaragakubise inshuro ntazi umubare. Uyu mukobwa niwe watumye nkubeshyera yuko ukoresha ibiyobyabwenge kugira ngo mama wawe nyine aguhe ibihano maze umureke uyu mukobwa, ariko ndabona rwose wagira ngo ntacyo byakoze. Noneho yanatinyutse yinjira mu nzu iwanyu koko? Ntabwo ibi bintu mbyumva, ibintu byose nakoze ntabwo byaba byarapfuye ubusa. Mama wa Roy rero kwihangana biranga, maze agahita ava mu cyumba ati koko Daffy umwana wanjye waramubeshyeye,
ntumbwire ko rwose wamubeshyeye. Naho Dafi ati mama umbabarire rwose, ibintu wumvise ntabwo ari ibya nyabyo. Mama we ati ibyo numvise nabyumvise. Ati ni gute waje kwisanga uri umwana mubi bigeze aho? Ni gute waje kwisanga uri umukobwa ufite umutima mubi ungana utyo, kugeza aho utera abantu mu ngo zabo ukabahohotera, kugeza aho ubeshyera umwana wanjye ugakoresha ibiyobyabwenge? Ahubwo se ubu utabeshya wabikuye hehe? Ni gute wamenye aho bacururiza ibiyobyabwenge ukanabigura, ukaza kuba umushuki kuduteranya ubikoresheje? Rwose cyakoze ni ukuri urantengushye, si ukukubeshya. Najyaga nifuza ko ari wowe wazaba umukazana wanjye, ariko nsanze nari naribeshye. Umwana wanjye ahubwo yarakoze kureba kure, maze rwose agakureka hakiri kare. Gusa nyine uri umukobwa mubi cyane. Asaba imbabazi rero, ariko mama wa Roy akamubwira ati ntabwo bishoboka, ahubwo ndahamagara mama wawe maze rwose mubwire umukobwa atunze mu rugo uko ateye n'uko ameze, kuko ndabizi neza ko mama wawe ibi bintu rwose atabizi. Bahita rero bamwirukana hano maze akagenda, maze mama wa Roy rwose agasaba imbabazi umuhungu we ati mwana wanjye umbabarire kuba narahubutse maze nkumva amabwire. Naho Roy ati oya nta kibazo mama, uwo ari we wese rwose byamubaho. Bakubwiye ko umwana wawe afata ibiyobyabwenge, ndabizi wata umutwe. Umuntu uwo ari we wese rwose ntawe bitabaho. Mama wabo kandi aha karibu nyine muri uyu muryango Michelle, ndetse rwose akanamwishimira cyane ukuntu nyine aba ari umwana mwiza, aba yitonda, ndetse rwose aba yari n'umuhanga bakiga. Mama rero wa Roy ahita amubaza ati none se rwose umuhungu wanjye, ndabyumva rwose umurimo watangiye wo gufasha uyu muryango, nanjye ndifuza kuwugufashamo, ahubwo se urifuza ko nyine uyu muryango twawukorera iki? Naho rero yahita amubwira ati mama rero ikintu cya mbere nifuza ni uko nyine wazafasha Michelle maze akavuza mama we, kandi birashoboka cyane ndabizi. Ikindi kandi ndanifuza ko nyine wazafasha Michelle maze rwose ukajya wishyurira barumuna be bakajya mu ishuri ryiza kandi bakiga. Nanone kandi ndifuza ko rwose wamushakira akazi kugira ngo nyine yite kuri uwo muryango afite akazi keza, kuko Michelle ni umuhanga cyane mu ishuri yabaga uwa mbere. Naho rero mama ahita amubwira ati ibyo rwose urabizi biroroshye, dufite kampani kandi ikomeye, abantu mpemba amafaranga atabaho. Uyu mwana rero wize ekonomi simpamya ko rwose ariwe naburira akazi, ahubwo nyine akazi ko rwose namenye ko agafite nta kibazo, ubwo n'ibindi bigenda bikurikira turagenda tubyigaho buhoro. Gusa rwose mwana wanjye wumve ko nkwakiriye muri uyu muryango, abana banjye barakwishimiye, nanjye rero rwose ndakwishimiye. Ikindi kandi ntuhangayike, turahari ku bwawe, tuzakora ibishoboka, humura rwose umuryango wawe uzamera neza. Roy arishima cyane maze agahaguruka agahobera mama we ati rwose mama, nari mbizi yuko uri umubyeyi mwiza, buri gihe nahoraga ngufitiye icyizere ko ibyiza byose bituruka kuri wowe. Ni ukuri urakoze cyane rwose kuba unyemereye gufasha umuryango wa Michelle. Naho Michelle we arashimira, akabona hari amagambo ari kubivugamo ntabwo ahagije, maze agapfukama hasi agatangira gukora ku birenge by'uyu mubyeyi ati ni ukuri mama ndagushimiye. Naho rero mama Roy aramuhagurutsa akamuhobera ati humura, nawe rwose uri umwe mu bana banjye mwana wanjye. Uyu munsi rero ku mugoroba mama wa Roy ahamagara mama wa Dafi maze akamubwira ati ni mama wa Roy, ati gusa hari ikintu nyine nari ngiye kukubwira kandi kitari cyiza. Mama wa Dafi rero uba utwaye imodoka arahagarara maze akayiparika ku ruhande, akabanza nyine agatega amatwi mama Roy. Mama Roy rero amubwira ibintu byose Dafi yakoze. Mama wa Dafi ati hoya ntabwo mbyumva, ibi bintu ni ukuri ntabwo bishoboka, umukobwa wanjye agakora ibintu bingana bityo. Mama wa Roy ati nanjye ntakubeshye narumiwe rwose kandi naratangaye. Baratandukana rero maze mama wa Dafi agahita ataha yihuta, aragenda akigera mu rugo agahita ahamagara Dafi ati Dafi uri hehe? Dafi rero ntabwo aba ari mu rugo, gusa nyine mama wa Roy amubwira ko amushaka kandi byihutirwa. Mama wa Roy rero wumiwe ahita ajya gushaka umukozi wabo maze akamwishaza, aramubwira atumva ndabizi neza ko nta kintu cyo muri uru rugo utazi habe n'ikintu kimwe, mbwiza ukuri Dafi ni muntu ki kubanza rwose uwo nzi abandi bantu bose atari we bazi. Uyu mukozi agira ubwoba maze agatangira gutitira akananirwa rwose kubivuga. Uyu mama rero wa Dafi abwira uyu mukozi atumva mbwiza ukuri, yigeze na rimwe akutera ubwoba?
yaba yarigeze se agutera ubwoba ngo ntuzagire ikintu uvuga, mbwiza ukuri. Uyu mukozi aramubwira ati rero ngiye kubikubwira ariko ntubimubwire kubera ko rwose yanyica. Naho mama Dafi ati iyi nzu ni iyanjye, ntabwo Dafi antegeka, nta kintu na kimwe yagutwara, humura mbwiza ukuri kandi rwose uraba urinzwe, uraba ufite umutekano. Uyu mukozi rero amubwira byose bya Dafi, maze akamubwira ko yajyaga anamubeshya amusaba amafaranga, akamubwira ko kandi Dafi rwose ajya avugana n'abantu badasobanutse, ubwo nibo yanaguragaho nyine n'ibyo biyobyabwenge byose yakoreshaga ari gutega abantu imitego. Uyu mubyeyi rero arumirwa, maze ni ukuri akumva umwana we rwose ntabwo yari amuzi kandi mu by'ukuri babana. Dafi rero araza, maze mama we agahita amwicaza ati ibintu byose bambwiye koko ni ibya nyabyo? Dafi, ni wowe w'umunyamahane uteza imitekano mikeya, utekereza ko ujya gutega umuntu umutego ugakoresha ibiyobyabwenge? Ariko mwana we, urumva ukuntu icyo kintu koko gikomeye? Ndifuza kumenya rwose ahantu wamenyaniye n'aba bantu babicuruza, kubera yuko ntakubeshya rwose ndumva ibyo bintu bimbabaje. Naho Dafi atangira kwisobanura, mama we agahita amubwira ati ceceka, sinshaka kumva uvuga. Ahita rero nawe amwaka telefone, maze akamubwira ati rero ntabwo uzongera gusohoka mu cyumba cyawe, ikindi kandi ntuzajya unagenda ubu rwose nta mushoferi, ujye ugenda n'amaguru, icyo ni igihano kuko ninjye nagutetesheje nkakabya. Ikindi nacyo, hantu hose twendaga kuzajya nta na hamwe uzajya wowe, jyewe nzagenda, wowe uzasigare mu rugo. Ubu ngubu ntakubeshye uzajya ufata amafunguro kuko yo rwose yafiteho uburenganzira, ariko bya bintu bindi nta na kimwe nzongera kukugurira, nta kugutemberana, mbese urantengushye ntabwo ushobora kubyumva. Ku rundi ruhande rero mama wa Roy asaba nyine Roy ndetse na mushiki we ko bamutwara maze bakajya gusura uyu muryango wo kwa Michelle. Baragenda maze bagerayo, mama we rwose agatangazwa nyine n'ubuzima baba babayemo, biramubabaza maze agatangira kurira. Ababona ko rwose ari ubuzima bubabaje, baba baba mu buzima bw'ubukene cyane, ariko nyine Michelle aba yaritanze uko ashoboye kandi akajya abitaho. Mama rero wa Michelle ashimira rwose mama wa Roy ndetse na Roy na mushiki we, ati ni ukuri mwarakoze kubera ko aba bana batwitayeho kandi hashize igihe kinini batwitaho, ni ukuri mu muryango mwiza, Imana izabaha umugisha ndawubasabiye. Naho rero mama wa Roy ahita abwira mama wa Michelle ati ni ukuri abana banjye nanjye ndumva banshimishije, gusa nyine noneho ubu twese turahari nk'umuryango ku bwanyu. Ubu rero ndifuza kugushakira umuganga nyine w'inzobere, maze bakazajya kugupima amaso ndetse bakareba ko rwose bayakubaga, maze ukongera kureba ukundi. Mama wa Michelle arishima cyane, maze nyine ntibitinda buracya koko bakajya kureba umuganga. Baramubona rero maze akanabaha rendez-vous y'umunsi nyine bazaza kugira ngo abage nyine mama wa Michelle. Baraza bakajya kwa muganga maze nyine bakamubaga amaso. Gusa nyine mbere y'uko bamubaga, mama wa Roy abwira mama wa Michelle ati ni ukuri wizere Imana kandi nyine wizere n'umuganga ugiye rwose kugukorera iyi operation, kuko ni umuganga w'umuhanga cyane, abantu bose baramuvuga. Ikindi kandi Imana iri kumwe nawe, humura rwose biraza kugenda neza. Mama wa Michelle ati mu kwizera ndabizi ko Imana iri bubikore. Iyo operation rero barayikora, maze nyine muganga akababwira ko rwose operation yagenze neza cyane, igisigaye ari ukuzamukuraho ibitambaro maze bakareba uko byagenze. Hashira rero iminsi mike maze bakamupfukura nyine, gusa nyine aba yarakize neza rwose, abareba kandi neza. Ku nshuro ye ya mbere atangira kureba nyine abana be, agatangira kandi kureba iyi famiye iba yaramugiriye neza, arayishimira cyane, dore ko rwose baba barahaye noneho n'akazi keza Michelle, ubuzima nyine buba bwaratangiye noneho guhinduka. Mu kuva rero kwa muganga, mama nyine wa Roy abwira iyi famiye ya Michelle ati hari ahantu nyine nshaka kubajyana. Babashyira mu modoka maze akabatwara, baragenda rero bakinjira ahantu mu gipangu. Bakihagera mama wa Roy abwira mama wa Michelle ati aha hantu rero
mbazanye, iyi aparitema ni iyanyu, niyo nabaguriye, ndifuza ko nyine muba ahantu heza maze mukimuka hariya. Ibyo ari byo byose akazi ka Michel kazabasha rwose kujya kabashakira amafunguro, maze nyine mujye muba n'ahantu heza cyane. Gusa nyine ntabwo mwahita muhemukira uyu munsi kubera ko hakenewe nyine amasuku, gusa ni ibintu bitari butware n'icyumweru. Michel rero ndetse na mama we ibyishimo biba ari byose, bashimira uyu muryango cyane, maze mama wa Roy akababwira ati ni ukuri Imana niyo yaduhuje, ahari nyine Imana yagira ngo tubahindurire ubuzima binyuze kuri twebwe, kandi ni ukuri muri umugisha kuko muri famiye nziza cyane, mwatumye menya yuko abana banjye ni ukuri ari abana babonye uburere, kubera ko iyo abana banjye bataza kumenyana namwe ngo babitwareho neza nanjye ntabwo nari kubamenya. Roy rero ashimira cyane mama we ati ni ukuri mama urakoze cyane, sinzi icyo nakwitura, gusa nzajya ngusengera maze rwose Imana izakumpera umugisha kandi igutize ubugingo. Mama we rero ashimira nyine nawe abana be kubera ko bitaye kuri uyu muryango mbere y'uko awumenya. Ya nzu rero bamara nyine kuyikoramo amasuku, maze nyine mama wa Roy akabwira mama wa Michel ko bagomba nyine gutegura akarori gatoya ko gutaha iyi nzu nyine kugira ngo bishimire urugo rushyashya. Bategura rero akarori, maze Roy akabwira mama we ati rero rwose mama, ahubwo se wagira ngo aka karori ndifuza ko kaba gatoya, ntabwo nshaka ko kaba gatoya cyane kubera yuko nyine ndifuza kwambika rwose impeta umukunzi wanjye, ndifuza kumusaba kandi ko yazambera nyine umufasha kuri uyu munsi, ndifuza ko bizaba ibirori kandi rwose ibirori nyine byo kwishimira inzu nshyashya bazaba bagiyemo, ariko nanone bikaba nyine n'ibirori by'uko njye nawe tuzaba duteye indi ntambwe mu rukundo. Naho mama we ahita amubwira ati rero icyo gitekerezo ndumva ari cyiza cyane, ndetse rwose mwana wanjye biranshimishije kuko ndamutse ari nanjye nguhitiramo, nakabaye rwose nguhitiramo ko Michel ari we uzaba urubavu rwawe. Gusa ni byiza nyine ko ari we wamwihitiyemo, kandi ntakubeshye nanjye naramushimye. Michel ni umukobwa mwiza ndetse ava mu muryango mwiza rwose w'abantu baciye bugufi kandi abantu nyine bagira umutima mwiza. Imana ishimwe ko twakize Dafi, Imana yamudukuye mu nzara rwose yarakoze. Uyu munsi rero kugira ngo batahe inzu nyine uragera, ibirori biba byateguwe ahantu hose, baba bahadekoye. Michel na mama we n'umuryango we ndetse n'umuryango wa Roy ndetse n'inshuti zabo za hafi baba baje nyine muri iki kirori. Ikirori rero kiraba, bakarya bakanywa, abantu bose ibyishimo biba ari byose. Roy rero afata umwanya maze agafata agakuto agakomanga ku karahure nko kubabwira ati ndifuza nyine ko mwampa ijambo. Abantu bose rero baraceceka maze nyine bagahindukira bareba Roy. Roy rero ahita ashyira ivi hasi maze akababwira ati ibintu byose ngiye kubabwira ndabibabwira rwose mfukamye. Atangira ababwira ati ni ukuri ndabashimiye rwose kuba mwese mwaje muri ibi birori, gusa nyine uyu munsi kuri njyewe ndifuza ko rwose waba nyine umunsi udasanzwe. Uyu mukobwa mureba hano umutima wanjye waramwishimiye. Uyu mukobwa yantwaye umutima kuva ubwa mbere nkibona ukuntu yabaye umukobwa w'intwari. Uyu mukobwa rero naramukunze cyane kandi rwose ndamukunda cyane, ndetse nditegura no kuzamukunda ubuzima bwanjye bwose. Arahindukira rero maze akitegereza Michel, aramubwira ati Michel mukunzi wanjye, uyu munsi imbere y'aba bantu bose nifuje kukubwira ko ngukunda, ndetse ko nifuza ko waba urukundo rw'ubuzima bwanjye bwose. Ndifuza ko wambera umugore ndetse ukazaba mama w'abana banjye. Ndifuza nyine ko waba urubavu rwanjye narabuze maze nkongera nkaba umugabo wuzuye. Ndifuza kunyuzuza, mbese ndifuza kuba byose byanjye. Michel rero uba rwose nawe emosiyo zamwishe, ahereza ikiganza nyine Roy maze akamubwira ati nanjye ndagukunda cyane kandi rwose mbyemeye byose uko binsabye.
ndetse nzaba byose wifuza ko mba byo. Nzakubaha, nzagukunda kandi sinzigera nkuva iruhande. Roy rero amwambika impeta maze agahaguruka bagahoberana. Abantu bari aho bose rero bakoma mu mashyi, ababyeyi bakishima, maze nabo bakaza bagahobera aba bana ndetse bakabaha umugisha. Ibyishimo rero biba ari byose. Inkuru yacu y'urukundo rero ni aha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.